Twongeye kubasuhuza inshuti bakunze mukurikira gatanu kandi kuri channel yacu ya St Patrick Driving School. Uyu ni umwanya tugiye gukomeza tubigisha amategeko y'umuhanda, ariko tubabwire ko uyu munsi ari ibihe bidasanzwe, ari ibintu bidasanzwe, kuko tubazaniye rya somo ryiza mukunda. Bamwe ndabizi mwese mugira amatsiko, ariko mu kanya turaza kwinjira mu isomo nyirizina. Tubibutsa ko waduhamagara kuri nimero zikurikira: 078 10 28 717, ukanatwandikira kuri email yacu cyangwa se kuri murandasi patricktw65@gmail.com. St Patrick Driving School tugiye gutangira n'ikibazo cya mbere. Nari mbabwiye ngo twabazaniye bya bindi mukunda, bya somo mukunda, mukunze kubaza muri benshi, twaryiga duti. Uyu munsi rero ni umwanya wanyu kugira ngo mukurikire kuri iyi channel yacu ya YouTube ya St Patrick Driving School. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti: imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Tuzirikane ko ibyapa byose biri mu ngasire cyangwa se mu ishusho y'uruziga biba bitegeka. Imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? A. Umuvuduko ntarengwa wemewe. B. Iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D. Birabujijwe kuhinjira. Wakwibaza ngo igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Reka tukumara amatsiko. Igisubizo cya nyacyo ni C. Guhagarara umwanya munini cyangwa se umwanya muto ntibyemewe. Igihe cyose uzabona iki cyapa cy'uruziga kirimo akamenyetso ko gukuba, gifite umuzenguruko utukura n'aka kamenyetso gatukura, mo imbere harimo surface, uduce tune dutandukanye mu ibara ry'ubururu, kiravuze ngo guhagarara umwanya muto n'umunini ntibyemewe. Naho ikibazo cya kabiri kiravuga ngo iki cyapa gisobanuye iki? Ni icyapa cya mpande eshatu gifite ikimenyetso cya muzungurukamo hagati, ubuso bwacyo ni umweru, ariko icyo kimenyetso kigizwe n'ibara ry'umukara. A. Umuhanda uzenguruka. B. Igice cy'umuhanda uzenguruka. C. Aho banyura bazengurutse. D. Ibisubizo byose nibyo. Wakwibaza ngo igisubizo cya nyacyo muri ibi bibazo byose ni ikihe? Igisubizo rero ni C. Aho banyura bazengurutse. Ahangaha twibuke ko ibi byapa biraburira iyo bifite iyi shusho imeze gutya ya mpande eshatu, biba ari ibyapa biburira. Ikibazo cyacu cya gatatu kiravuga ngo iki cyapa gisobanuye iki? Nanone murabona ko ari mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso n'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Ese igisubizo cya nyacyo wowe urabona ari ikihe? Ku bufatanye na St Patrick Driving School turagufasha kwiga amategeko y'umuhanda ndetse no kwiga gutwara ibinyabiziga muri rusange. Watugana cyangwa ukaduhamagara kuri 078 10 28 717. Tubibutse ko no gufata kode byoroshye, turafatira amakode hafi bitewe no mwifuza gukorera. Iki cyapa rero gisobanuye ko umuhanda utaringaniye. Urabona tuno tudunduguru turimo, bivuze ko umuhanda utaringaniye. Igisubizo nyacyo rero murabona ko ari B. Naho ikibazo cya kane kiravuga ngo iki cyapa gisobanuye iki? Turacyari mu byapa biburira. Murabona ko umuzenguruko nawo uratukura, ubuso n'umweru, ikirango n'umukara. A. Umuyaga w'intambike. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege. D. Ibisubizo byose nibyo. Igisubizo nyacyo hano ni A. Ni umuyaga w'intambike. Aka kamenyetso kagaragaza ko hari umuyaga w'intambike. Naho iki cyapa gisobanuye iki? Ni ikibazo cya gatanu. Ku bufatanye na St Patrick Driving School turagufasha kwiga amategeko y'umuhanda ku buryo bworoshye. A. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta nzira ihari. Igisubizo cya nyacyo hano ni B. Ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ngira ngo biri kugaragara mwese, kigaragaza ko ari iherezo ry'umuhanda
uko ubona ko harimo kariya kantu k'umutuku. Kino kibazo kiragira kiti iki cyapa gisobanuye iki? Iri ni isomo ryiza cyane ndetse rikunze no gutsinda n'abantu benshi bitewe n'uko bataba barihaye umwanya. Bamwe baravuga ngo biroroshye, abandi bakavuga ngo ntabwo bakwiye guhabwa bibona mu muhanda buri gihe uko bagenda mu modoka cyangwa se bagenda mu binyabiziga. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uticaye ngo usome icyapa, ugisome ugishyire mu mutwe neza. Ushobora gukora provisoire ukabura inshuro nyinshi, ariko uyu munsi ku bufatanye na St Patrick Driving School turagufasha kwiga amategeko y'umuhanda ku buryo busesuye. Rero sobanukirwa ibyapa ndetse n'ibimenyetso byo mu muhanda, ubashe kwitwarira ikinyabiziga cyawe utuje nta kibazo na kimwe ufite. Tuzirikane ko turi kuri rya somo ryiza mukunze, ibyapa cyangwa se ibimenyetso byo mu muhanda. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, umuntu uri bwite kwa aya masomo turi kubahereza. Ndakubwiza ukuri ko kujya gukora provisoire ari ugukora rimwe agahita aza tukamwigisha ikinyabiziga agatangira akaba umushoferi wemewe n'amategeko ndetse unafite ubumenyi n'ubuhanga buhanitse. Iki cyapa gisobanuye iki rero? A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Bamwe bari kubishidikanyaho, hano bavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo bitewe n'uko abizi, ariko nagira ngo nkumare amatsiko, hano igisubizo cya nyacyo ni C. Igisubizo cya nyacyo rero ni C, ni ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Kiri mu ishusho ya kare, ifite akamenyetso kameze gutya gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku, ubuso ni ubururu. Wakwibaza ngo iki cyapa cyo gisobanuye iki? A. Isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cya nyacyo ni B, ni inzira idakomeza. Ngira ngo namwe murimo murabibona ko ariko bimeze. Hanyuma ikibazo cya munani kiragira kiti iki cyapa cyo gisobanuye iki? Aho tubona bimeze gutya, wakwibaza ngo iki cyapa cyo gisobanuye iki? Ese iki cyapa gisobanuye iki? Ese iki cyapa gisobanuye iki? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Igisubizo cya nyacyo rero ni D. Murabona ko hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hanyuma tugeze ku cyapa gikurikira. Wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa cyanditseho stop mu ishusho y'uruziga ariko imeze nka pentagone cyangwa se hexagone, kugira ngo murabibona, handitsemo stop. A. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B. Guhagarara n'iyo nta kinyabiziga ubona. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Igisubizo cya nyacyo ni B, ni uguhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Naho iki cyapa gisobanura iki? A. Uguhinguka k'umwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye inkombe. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Igisubizo cya nyacyo ni A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Iki cyapa gisobanura iki? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. D. Nicyo gisubizo cy'ukuri
bivuze ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ni ukuvuga ngo ibi byapa biri mu ishusho y'uruziga cyangwa se mu ngasire byose biba bibuza cyangwa se bibuza, biba bibuza bivuze ngo ntago byemewe kuhanyura cyangwa se gukoresha icyo cyerekezo bitewe n'ikimenyetso baguhaye. Kugira ngo twese turi kubibona, iki cyapa cyo gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kugira ngo cyerekana cyangwa se kigira iyihe shusho A, B, C, D. Ngira ngo murabona ko igisubizo cya nyacyo ari D. Muri mpande eshatu nta kindi kintu kirimo, nicyo cyerekana gutambuka mbere. Iki cyapa gisobanura iki? A, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itabambiye itanafunze. D, imbere hari icyaro cy'amatungo cyangwa se imbere hari ikiraro cy'amatungo. Igisubizo cya nyacyo ni A, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Iki cyapa gisobanura iki? A, umuhanda wubatswe nabi. B, agacuri kateza ibyago. C, umuhanda utaringaniye. D, akazamuko gahanamye. Igisubizo cya nyacyo ni B, ni agacuri kateza ibyago. Naho se iki cyapa cyo gisobanura iki? A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni B, ni umuhanda udakomeza. Mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? Ese mu bimenyetso bimurika itara ritukura ritubwira cyangwa se rivuga iki? A, hagarara keretse niba ushaka gukata ibumoso. B, hagarara niba ubona nta byago byaguteza. C, birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. D, wemerewe kugenda niba aho asohokera mu masangano y'umuhanda hafunze. Igisubizo cya nyacyo ni C, birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Mu byumve bashoferi batwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye, igihe ubonye mu muhanda harimo ikimenyetso cy'umutuku cyangwa se ry'ibara ritukura, nyaboneka wirenga kuri icyo kimenyetso. Naho mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? A, itegure kugenda. B, birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Naho igisubizo cya nyacyo ni B, birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Nicyo gisubizo cya nyacyo. Ku bufatanye na St Patrick Driving School turabafasha kwiga amategeko y'umuhanda ku buryo burambuye, ugakora rimwe ugahita ubona provisoire yawe. Mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Ese mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Tumaze kwiga amatara abiri, umutuku ndetse n'umuhondo. Reka turebe. A, kwitegura kugenda. B, uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C, hagarara niba inzira isohoka mu nsangano y'imihanda ifunze. Naho D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari abahita bahubuka bitewe no kutiga amategeko y'umuhanda neza, ugasanga kizamo nta gisubizo cy'ukuri kirimo kandi kirimo, ugasanga kizamo atatekereje atabanje no kwibuka neza ibyo mwarimu yamwigishije. Tega amatwi mwarimu hanyuma ukorere provisoire rimwe utsinde. Hano igisubizo cya nyacyo rero ni B, uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Itara ry'icyatsi nirizamo ni uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Umurongo ucagaguye wera mu muhanda usobanura iki? Ese umurongo ucagaguye wera mu muhanda rwagati usobanuye iki? A, birabujijwe kuwurenga. B, birabujijwe guhagarara. C, wegereye ahaguteza ibyago. D, kunyuranaho ntibyemewe. Naho hano igisubizo cya nyacyo cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni A, birabujijwe kurenga uwo murongo.
tuzirikane ko turi kumwe na St Patrick Driving School ku mategeko y'umuhanda. Turagusobanurira igazeti. Icyo usabwa no kugura data ukajya kuri YouTube channel yawe, cyangwa se ukajya kuri YouTube ukandikamo St Patrick Driving School. Amategeko y'umuhanda ni nk'ako kanya. Ciao ciao.